Iyi filime tugiye kurebera hamwe ni filime y'igitangaza utagomba gucikwa. Niba warebye filime z'abajura nka La Casa de Papel, iyi nayo ni gucike. Ni filime bita Billionaires Banker. Ni filime nayo ibamo nyine kwiba kw'abantu cyangwa se kwibwa kw'abantu bakabiba imitungo yabo cyangwa se bakabiba amafaranga yabo. Sasa iyi filime ubundi uko nari maze kukubwira ni filime nziza utagomba gucikwa. Nimba warebye nka La Casa de Papel, za filime zose nyine uzi zirimo ubujura cyangwa se za filime zikorerwamo ubujura, iyi nayo Billionaires Banker ni filime nziza kandi urabizi ko filime ziba zirimo ubujura abari filime nziza ziteye amatsiko. Rero tugiye kuyinjiramo neza, gusa mbere ko tuyinjiramo reba hasi ni subscribe kandi kuri like na fungura inzugira kugira ngo sisengura nk'iri nkoze, kugira ngo analysis nk'iri nkoze ujye uyibona mu wa mbere. Webanzwa nde hasi ni subscribe ubundi dutangire. Sasa ubundi filime nkuko yamaze kubwira nyine ni filime yita ngo Billionaires Banker. Ni filime yubakiye kukwiba amafaranga abakire bababeshya ikinyoma cyuko isi igiye kurimbuka cyangwa se nyine hamaze guterwa ibisasu ku isi kandi bo bafite amafaranga menshi ashobora gutuma abarukuka. Sasa ubundi iyi nkuru itangira mu bihe biteye ubwoba nyine mu bihe by'uburayi, aho haba habonetse amakuru y'intambara nyine ivuga ko hagiye kuba intambara gatatu y'isi igiye gutangira. Sasa babivuga ko rero hagiye kuraswa ibibombe bya kirimbuzi, bya bisasu wumva ngo byahita birimbura isi. Sasa ibibombe bya kirimbuzi babiri nyine babyiteguye kuba byaraswa kubera uyu mwuka w'intambara gatatu y'isi. Ariko aba bakire bo babumva nyine ibyo bitabareba kuko baba baramaze gutanga amamiliyari menshi kugira ngo bubakire tano cyangwa se bubakire iyi banka munsi y'ubutaka kugira ngo bazabashe guhungirayo kuko ngo aho hantu ibyo bisasu ntabwo biba byakagera. Sasa rero aba bakire ba miliyoneri rero bateranya amafaranga menshi akayaboye amamiliyari menshi, maze bakayaha iyi kampani, maze bakabubakira iyi banka cyangwa se ubu buvumo buba buri munsi muri metero 300. Ubundi iyi kampani bayitwa Kimera Underground Park. Ni banka iherereye muri metero 300 munsi y'ubutaka. Iba irimo ibintu byinshi byose bishoboka, irimo buri kintu kimwe cyose washobora cyangwa se washaka. Kimwe kiba kimeze nk'ikigo cy'ubukerarugendo, ariko kiba kirimo amaresitora, amapisine, aho bakora imyitozo ngororamubiri, aho utemberera, ibyumba byose, amasare byose babirimo, ku buryo n'abana nyine bazavukira muri ubwo buvumo kuko bajyamo bavuga ko bashobora kuzamara nk'imyaka 10 bari muri ubwo buvumo kubera ko haba hagiye nyine kubaho irimbuka ry'isi nyine ibi bya bisasu bya kirimbuzi bigiye kuba byaterwa ku isi. Sasa rero ubu abari ubuvumo bunini cyane. None sasa nyine kugira ngo wemere kujya muri banka bigurwa amafaranga menshi cyane y'amamiliyari y'amadolari, kandi ukagenda nta wundi muntu ujyanye cyangwa se nyine ari we wishyuriye, ariko nawe umwishyuriye sawa mwagenda. Ariko abakire ayo mafaranga amamiliyari menshi y'amadolari bayishyura bumva bishimye kuko baba bazi ko nyine babumva ko isi igiye kurimbuka mu minota mike cyane, mbega ubwo barokotse nyine kubera ayo mafaranga yabo. Sasa ubundi igice cya mbere iyi ngiyi nari nkubwiye nka intro cyangwa se introduction nyine y'ifilime. Ubundi mu gice cya mbere bundi havugwamo umusore witwa Max ava muri gereza cyangwa se nyine asohoka muri gereza. Max niwe mukinnyi nyine w'imena cyangwa se main character. Uyu mukinnyi w'ingenzi witwa Max ni umusore w'umukire ukize cyane, akaba ari umuhungu w'umumiliyoneri witwa Rafa. Ariko nyine Max ntago yari ari mu buzima bwiza, yari ari muri gereza nyine, yari afungiye muri gereza. Ariko hari impamvu nyine yari atumye uwo musore Max afungirwa muri gereza. Yari yatwaye imodoka yanyweye cyangwa se yanyweye nyine ibisindisha, maze rero aza gukora impanuka ipfiramo umugore we cyangwa se umukunzi we, maze papa we nyine aza kumubwira ngo ahunge, ariko nyuma aza kwisubira maze aramufungisha. Sasa rero nyine Max yari atwaye uwo mukobwa sheri we, uwo mukobwa bakoze impanuka, uwo mukobwa arapfa, ariko nyine Max we arasigara. Kuva icyo gihe rero Max nyine yahuye n'ibyago bikomeye, mbega yabaye wa muntu waraswe n'umugisha cyangwa se nyine wabuze umugisha. Sasa rero umunsi umwe se amukura muri gereza cyangwa se ajya kumufunguza. Mu by'ukuri ni mu buryo butangaje bwihuse cyangwa se bwa bundi buje bugutunguye, ariko nyine y'amafaranga ahari nta kintu cyo kitakorwa. Sasa Rafa aramubwira ati ubu nubwo nje kugufunguza wenda naragufungishe sibyo, ariko ntago ari igihe cyo kugira uburakari ngo mbaze impamvu nagufungishe kandi wari wambwiye ngo ucike nkaza kwisubira nyuma ngagufungisha. Ahubwo isi iri kwegera iherezo ryayo cyangwa se
turimo kujya mu bihe bikomeye cyane aho hagiye kuraswa ibya bisasu bya kirimbuzi kandi nibiramuka birashwe twese abatuye isi turaza kurimbuka. Niyo mpamvu rero abakire nkatwe twashoye amafaranga menshi mu kubaka ikiswe banka kugira ngo nyine mu bihe nk'ibi ngibi by'imyuka mibi y'intambara ya gatatu y'isi mu gihe izaba iri gututumba maze tuzajya nyine muri banka. Sasa rero Rafa atabwira umwana we Max aramubwira ati rero ibi bihe turimo ntago ari by'uburakari ahubwo turi kujya muri banka cyangwa se turi gushaka nyine uburyo duhunga hakiri kare tukajya muri banka kandi nta wundi muntu wemerewe kubwira kuko hajyamo abicyuye gusa amamiliyari yabo. Ariko Max ntago abazi nyine uburyo mu by'ukuri iyo banka azahuriramo n'ikintu kizamwibutsa amakuba ye ya kera. Muri iyo banka nyine ubwo haba harimo papa wa mukobwa cyangwa se papa wa musheri wa Max yishe, mbega nyine haba harimo ibintu byinshi bimwibutsa ahashize he uburyo nyine ubuzima bwe bwari bumeze. Iki ni igice cya mbere. Sasa tugerageje kwiyuta nk'igice cya kabiri bundi iyi banka y'abakire. Muri banka haba hamamo imiryango y'abakire benshi cyane bo mu Burayi, ariko bose bizeye ko barokotse iherezo ry'isi kuko nyine baba bumva ko bya bisasu mu gihe biraraswa ho nyine bitabageraho cyangwa se nyine bo bitaza kubahungabanya ngo nabo baba bapfira muri iryo raswa by'ibyo bisasu. Sasa bose rero bizera ko barokotse iherezo ry'isi. Muri bo haba harimo n'umuryango wa Guillermo, aba ari umuryango w'abamiliyoneri bakomeye cyane, ariko uwo muryango akaba ari umwanzi wa kera wa Rafa cyangwa se akaba ari umwanzi wa papa Max. Iyo miryango ibiri yari ifite urwango rukomeye rwa kera, nubwo bose nyine bari muri banki imwe kandi nyine ubona ko n'andi mahitamo bafite ari ukwiyunga kuko biba bigiye kubera hejuru ku isi cyangwa se ku isi yacu hano turi aba ari ibintu by'agatangaza isi bigiye kurimbuka. Niyo mpamvu rero muri banka baba bagomba gukora uko bashoboye kose bakiyunga kuko baba bashobora kuzaba igihe kingana n'imyaka 10 mu gihe nyine bya bisasu byamaze kuraswa. Uwo muryango wa Guillermo ntago nyine babizerana n'uwo muryango wa Rafa. Gusa Guillermo yari afite abana babiri, ubwo ni Anne ndetse na Asia. Ako umukobwa muto Asia cyangwa se Asia yari umunyeshuri cyangwa se yari umustajere mu bijyanye n'ubuvuzi. Bivuze ko yari umunyeshuri nyine wabashije kwiga ibijyanye n'ubuvuzi, akaba ari umukobwa mwiza nyine kandi w'umutima mwiza. Hakaba hari n'undi mugore wa kabiri witwa Mimi. Uwo mugore rero akaba yararwaye umwijima nyine, akaba yarasanzwe yifite indwara yo kurwara umwijima sasa. Ariko ubundi muri iyo banka hari n'umugore utekanye uyobora ibintu byose bita Minerva. Uyu nguyu aba ari we nyiri iyi kampani cyangwa se aba ari cyo gisambo gikuru cyapanze ibintu byose kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma. Uyu Minerva aba ari we gisambo gikuru ukontora ibintu byose, uvuga uburyo buri kintu cyose kigomba kugenda muri iyo banka, uvuga uburyo nyine buri kintu cyose bagipanze kigomba gukurikiranwa. Uyu Minerva yabwiraga abakire ko ari we mucungamari cyangwa se ari we mutabazi w'ubuzima bwabo, ufite ubushobozi bwo kuba yarokora imbaga y'abakire benshi, akayirokora ibi bisasu bya kirimbuzi byari bigiye guterwa nyine ku isi maze isi yose ikarimbuka, maze bakiyumvisha ko nyine ari we wenyine ufite ubushobozi bwo kubarokora, mbega nyine bagahunga iryo rimbuka ry'isi. Ariko Minerva nyine ntago yari we yitirira, ahubwo nyine yari agapangu, yari umupangu agira ngo bibe amafaranga abakire. Sasa rero ndagira ngo iyi film itaba ndende, nari maze kugera ku gice cya kabiri. Nimba wayikunze cyangwa se nimba wumva nakomeza iyi analyze cyangwa se iyi summarize, wambwira nkaza gutangira ku gice cya gatatu, icya kane n'icya gatanu n'icya gatandatu n'icya karindwi n'icya munani. Ni film iyi Billionaires Banker, ni film ifite uduce 8. Rero nimba wumva iri sesengura nkozi cyangwa se iri summarize nkozi warikunze, uranyandikira muri comment ati mutangire ku gice cya gatatu mugeze ku cya 8 maze twumve nyine ibibera muri film Billionaires Banker. Gusa nanone nimba wumva ushaka kuyireba cyangwa se wumva wayikunze, uranyandikira kuri WhatsApp nyiguhe nimero 0929 Gusa nanone banza ukandeho hasi na subscribe kugira ngo tujye tubana muri Samari Films nyinshi cyane. Nimwe mvaga ni Topa naho ubutaha.